haleluya. Turabashuje mu izina rya Yesu, bakunzi ba Naweza TV. Turabashimira ko mujya mudukurikirana, turabashimira buryo mukurikirana, buryo mukora comments, turabashimira buri ukoze share, burimo kuvuga ubutumwa bwiza nawe. Turabashimira rero, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibakomeze, ibyo mukora byose bihabwa umugisha no witeka. Ka rero tangiye dusenga. Njyewe nitwa Kabatesi Antoinette, nsengera muri Calvary Temple. Amen. Yesu abahe umugisha rero, bakurikiranya Naweza TV, aba hafi na kure, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Tunezerewe Imana kubwo uyu munsi mwiza yaturemeye. Nkunda kuvuga ngo buri munsi ufite n'igishoro. Umunsi wose uri muzima ni igishoro, kuko igishoro ni uko uri muzima. Abageze ahacecekirwa n'abacyo bagihimbaza Uwiteka. Rero umunsi uriho wabyutse ukumva uri muzima ni igishoro gikomeye mwene data. Amen. Kadusenge mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza, dufatanye gusenga mu izina rya Yesu. Data, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho ku manywa na nijoro mwami. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe n'abantu bawe Papa, mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze Mwuka Wera, ntaba ari nge Uwiteka Mana isumba byose. Uvugire muri nge nyembe igikoresho cyawe mwami, wikorere umurimo Papa. Mu izina rya Kristo umwana w'Imana nzima, guhaye ikaze Mwuka Wera, guhaye ikaze Papa, guhaye ikaze mwami Yesu. Nguze mwami uvugane n'ubwoko bwawe. Nge ntacyo nashobora kuvuga, ariko dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Igikoresho cyawe uzuvugane n'ubwoko bwawe. Buri muntu wese mwami Imana uduteza amatwi, utureba mwami Imana live, Uwiteka Mana ikiranuka, ubahe umugisha, ubagwize abatureba none n'abazareba nyuma. Uwiteka ubahe umugisha kandi ubahaze ubwiza bwawe. Ineza yo no kubaho kwawe bane natwe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Tugiye gusangira ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'ijambo rivuzwe. Mu Cyongereza biravuga ngo the power of the spoken word. Ijambo rishobora kuba amagambo uvuga, ushobora kuvuga amagambo menshi, ushobora kuvuga makeya, ariko yose agira imbaraga uburyo yavuze. Iyo uvuze amagambo meza agira imbaraga mu buryo buzamura ibyiringiro byawe, bizamura umunezero wawe, bizamura ibyumviro byawe. Iyo uvuze rero ni buryo butari bwiza, bituma umutima wawe umanuka, bituma ucika intege, bituma wumva wihebye, bituma wumva utikunze. Ariko noneho nje kubwira ijambo, imbaraga z'ijambo, ijambo rirema. Hallelujah. The power of the spoken word that creates. Waruzi ko ijambo rirema? Warubizi? Ijambo rirarema. Iyo uvuze ijambo burya hari imbaraga zisohokana n'ijambo uvuze. Iyo uvuze ijambo ryiza, iyo uvuze ijambo rinezeza umutima, rituma umutima wawe wishima, n'uwibwira akishima rather. Iyo uvuze ijambo ribabaza, umuntu ryumvishe nawe ubwawe rirakubabaza. Ariko ijambo rirema, buri jambo uvuze rigira imbaraga. Icyo nashaka kukubwira rero, kuri aya manywa abakunzi ba Naweza TV, nashaka kukubwira ngo hari imbaraga z'ijambo rirema muri wowe. Amen. The power of the word that creates. Ijambo rirema muri wowe. Ijambo usohora burya rirarema. Niyo mpamvu nashaka kugira inama, buri jambo uvuga ujye witondera amagambo uvuga, ujye witondera uburyo wiyaturaho, ujye witondera uburyo uvuga ibintu, kuko burya ibyo uvuga bigira imbaraga mu isi tutabona. Amen. Bigira imbaraga mu isi itagaragara. Iyo uvuze amagambo meza, ijambo ry'Imana avuga ngo tubwire abantu b'Uwiteka amagambo yururitse imitima. Haleluya. Ijambo ryurutse imitima rituma umuntu yishima, rigatuma umuntu unezerwa, rigatuma umuntu agira ibyiringiro. Ariko ijambo ritari ryiza nabwo rituma umuntu yumva yihebye, yumva atikunze, yumva atishimye, yumva atanezerewe. Nashaka kubwira rero ngo mu kanwa kawe harimo imbaraga z'ijambo rirema. Harimo imbaraga z'ijambo rikura umuntu aho umwanzi yari amushize rikamuzamura. Icyongereza rikavuga ngo to be elevated, akazamuka ku rundi rwego. Amen. Akongera kwizera Imana, akongera kumva akunzwe, akongera kumva afite ibyiringiro by'ejo hazaza kubera ijambo wamubwiye. Amen.
Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo niwo navuga ngo the power of the spoken word that creates, cyangwa se imbaraga z'ijambo rirema. Amen. Mu Kinyarwanda, imbaraga z'ijambo rirema. Imbaraga ijambo uvuga rirarema. Ijambo uvuga rizana ubuzima. Ijambo uvuga rizana umunezero. Ijambo uvuga iyo urivuze ukurikije ko ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Kuko twizera Kristo, tugomba kuvuga amagambo azamura abantu abakura mu gikombe umwanzi yabashyizemo. Amen. Haleluya. Abakuraho umwanzi yabashyize, abakuraho imibereho yabashyize, abakuraho daimoni zabashyize, tukababwira ijambo ry'urutse umutima mu izina rya Yesu. Amen. Niyo mpamvu kuri aya manywa naje kukwibutsa ngo mu kanwa kawe harimo ijambo rirema. There is the power that creates. Hari imbaraga zirema mu ijambo uvuga, mu ijambo watura. The power of the spoken word that creates. Imbaraga z'ijambo rirema. Haleluya. Imbaraga z'ijambo rirema ziri mu kanwa kawe. Iyo usoma ijambo ry'Imana riguha ibyiringiro, nawe ukagenda utanga ibyiringiro ku bandi. Amen. Haleluya. Kadusoma ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 14 duhereye ku murongo wa 13. Ushatse wakwisomera icyo gice cyose, wakumva urugendo rw'Abisiraheli barimo kuva muri Egiputa. Amen. Ushatse waryisomera, ariko ngiye nafashemo imirongo mike yo tugiye gusangira kubera umwanya tuba dufite hano. Mose asubiza abantu ati, duhereye ku murongo wa 13 ibice 14 byo Kuva. Haleluya. Kuva ni igitabo gikurikira Itangiriro ku badakunda gusoma Bibiliya cyane. Mu gice cya 14 cyacyo umurongo wa 13 haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mubona uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Haleluya. Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ari bubarwanire. Mose avuga ibi ntabwo Imana yari bimubwiye, ahubwo muri we imbaraga zigukiza ziri muri wowe. Imbaraga z'ijambo watura rirema riba generated mu mutima wawe, riva muri wowe imbere. Ryava muri wowe imbere ugatangira kugira gute? Kuryatura, ugatangira kurivuga, ugatangira kurirema. Haleluya. Abo uribwiye rikabakiza. Yesu ashimwe cyane. Mose yatura ya magambo yabwira Abisiraheli ntabwo Imana yari bimubwiye, ahubwo amaze kubivuga. Umva hepfo ku murongo wa 15 Mose amaze kwatura ya magambo ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira. Aravuga, Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Haleluya. Iyo umaze kwatura ijambo ry'Imana, kuko imbaraga zatura ziri muri wowe. Haleluya. Iyo tumaze kwakira Kristo, hari izindi imbaraga ziba muri twe. Imbaraga zatura ibyiza, imbaraga zatura gukiranuka, imbaraga zatura ubugwaneza, imbaraga zatura amahoro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo Mose abwira Abisiraheli, reka twongeye dusubire hejuru ku murongo wa 14. Haravuga ngo, twahereye kuri 13. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amaze kubaciraho iteka already. Uwiteka ari bubarwanirire. Amen. Namwe mwicecekere. Murongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga zikiza ziri muri wowe. Imbaraga z'ijambo rikiza cyangwa rirema. Twavuze ngo umutwe w'amagambo ni imbaraga z'ijambo rirema. Haleluya. Riri muri wowe. Mose amaze kwatura Abisiraheli ngo mwicecekere, mwebwe murebe gutabarwa ku Uwiteka. Uwiteka nibwo ahise amubaza. Mbere atari yatura ijambo, mbere atari yavuga ijambo, mbere atari yarivuga, ntago Imana yamubwiye. Ariko amaze kwaturira ijambo, Imana iramubwira ngo, niki gitumye untakira Mose? Niki gitumye untakira? Ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Haleluya. Iyo umaze kwatura ijambo ryiza, iyo umaze kwatura ijambo rirema, Imana iragushyigikira. Haleluya.
kuko urabizi iyi si tubamo imbaraga ebyiri. Hari imbaraga z'Imana n'imbaraga z'umwanzi Satani. Buri jambo twatura rigira imbaraga ku bwami bw'iryo jambo watuye. Haleluya. Urugero, iyo usomye ijambo ry'Imana uraza kwisomera Abisiraheli. Amen. Igihe Mose yagiye ku musozi gusenga ngo bareme ikimasa kugira ngo bajye bagisenga, barangije Mose aje avuye gusenga aravuga ati kandi ubu Imana ishobora kwasamura isi ikabamira. Abari ku ruhande rw'ikimasa mu gihe hari abari ku ruhande rw'Imana mujya. Haleluya. Abasomyi babiri ubwo barabizi. Arangije abagiye ku ruhande rw'Imana, Imana ntiyagira ikibatwara. Abagiye ku ruhande rwa cya kimasa, kuko yatuye ngo isi yakwasama ikabamira, niko byagenze. Kubera iki? Umugaragu w'Imana yaramaze kwatura. Twitondera amagambo twatura bene data. Haleluya. Nujya kwatura ujye watura ijambo rirema. Yesu ashimwe cyane. Iyo turebye ijambo ry'Imana none mu Gutegeko kwa 2, amen, ibice 13, igihe abatasi 12 bajya gutata. Yesu ashimwe cyane. Bagiye gutata igihugu cy'Kanani. Ngo bagiye ari 12, bagenda bose batata igihugu ari bamwe. Ariko bagezeyo amagambo batuye bagarutse yakoze itandukaniro. Haleluya. Yosuwa na Kerebu ngo bari bafite undi mutima. Abantu baraje baravuga ati igihugu twakibonye ni cyiza, kirimo imbuto nziza, ariko harimo abantu b'abanaki bakomeye. Amen. Twabonye tubona tumeze nk'inzige. Haleluya. Ubwo barimo kwicira witeka ngo ni nk'inzige. Ariko Kerebu na Yosuwa kuko bari bafite a different heart, kuko bari bafite umutima utandukanye, ngo baravuga ngo niba witeka twishimiye, haleluya, tuzabarya nk'imitsima. Nabo batura ijambo rirema, bararyatura. Bamaze kwatura, haleluya, bagiye, amen, babandi ngo bashaka kubatera amabuye. Babandi 10 n'Abisiraheli bari bumvishe inkuru y'incamugongo, bashaka kubatera amabuye. Ariko babandi igishukira bakingira kuko bari bavuze ijambo ry'Imana rirema, ijambo ry'ururutse imitima, ijambo rizana ubuzima. Haleluya. Ashaka kubwira mwene data, witondera amagambo uvuga, kuko mu kanwa kawe harimo imbaraga zirema. Nukoresha neza ururimi rwawe, nukoresha neza amagambo yawe. Tubonye Abisiraheli barimo kwambuka inyanja itukura. Amen. Bayigeze uruhande batera induru barataka. Batatse cyane. Mose arabaza ngo niki gituma mutaka? Ngo mwicecekere murebe gutabarwa k'Uwiteka Imana. Mwicecekere. Abanyegiputa murebe nuzongera kubabona. Mose yaramaze kubaciraho iteka. Iyo ukomeje hepfo ubona ukuntu abanyegiputa bakurikiye Abisiraheli mu nyanja, ngo Imana igenda ikuramo inziga z'amagare y'amafarashi yabo, ikuramo inziga. Batangira kuvuga ngo muhunge, ngo kuko Imana irimo kurwana Abisiraheli. Amen. Irimo kubarengera twebwe ikaturwanya. Haleluya. Ngo Imana irimo kurwanira Abisiraheli barengera twebwe ikaturwanya. Uko Mose yavuze ngo abanyegiputa ntimuzongera kubabona, Abanyisiraheli bamaze kwambuka, Imana yahise y'amazi yongera itwikira abanyegiputa nk'uko Mose umugaragu w'Imana yari yabivuze. Uko yari yamaze kuvuga ngo abanyegiputa mureba, yamaze kubaciraho iteka, ntimuzongera kubabona ukundi. Haleluya. Ntabwo muzongera kubabona ukundi. Abisiraheli baze kwambuka, uwanyuma maze kwambuka. Haleluya. Kuko iyo bajya kubafata amagare yabo, Imana yakuragamo inziga. Haleluya. Yakuragamo inziga ngo zikagenda, amagare yabo akagenda kururuka. Ese ashimwe cyane. Ngo akagenda kururuka. Ngo noneho baravuga ngo duhunge, ngo kuko Abisiraheli Imana irimo kubarengera ikaturwanya twebwe. Ariko ntibari bafite uko bahunga, kuko Mose umugaragu w'Imana yamaze kudeclaringa. Haleluya. Yari yamaze kuvuga ngo abanyegiputa mureba nimuzongera kubabona ukundi. Nashaka kukubwira ngo ubwire icyo kibazo cyawe ngo ntago nzongera kukubona ukundi mu izina rya Yesu. Urabizi imbaraga zihanura ziri mu kanwa kawe. Ese ashimwe cyane. Imbaraga zigukiza ziri mu kanwa kawe. Tangira wihanurire mwene data. Uhanura iyo mibereho yari kugoye. Uhanura ibyo ngibyo wabonaga bidashoboka. Mose amaze kwatura, Imana yarajira mutabara, ikora icyo yatuye. Haleluya. Ese ashimwe cyane. Atangira guhanura, atangira kuvuga ngo abanyegiputa mureba nimuzongera kubabona ukundi. Imana irangishyigikira ijambo yagize gute? Ijambo umugaragu w'Imana Mose yavuze. Amen. Ese ashimwe cyane. Atangira kwatura
atangira kuvuga. Nashaka kukubwira mwene data, wowe udukurikiye uyu munsi, wowe uzadukurikira undi munsi, ngo uwige kwatura ijambo mu mibereho urimo iyo ari yo yose. Wige kwatura neza iki ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Ntiwatura uko imibereho yawe imeze, oya. Ntiwatura uko ubuzima bumeze, oya. Ahubwo watura iki ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Kuko hari imbaraga zirema mu ijambo ryo watuye, kandi ijambo ry'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga z'ijambo rirema niwo mutwe w'amagambo twasangiye. Haleluya. No kuvuga ngo Mose amaze kwatura ko abanyegiputa tuzongera kubabona ukundi, ngo mwicecekere murebe uko Uwiteka ari warwanirira. Imana yaraje ibyivangamo muri iyo situation irimo, iyo mibereho urimo ntazi uko imeze. Ubwira umwami Yesu ngo iyi mibereho ntago nzongera kuyibona ukundi. Amen. Urabizi utararambirwa imibereho urimo, ntago Imana igiza ngo ibijyemo. Irabanzi kareka, wamara kubirambirwa ukabibwira ngo wa mibereho yanjye sinzongera kukubona ukundi. Amen. Sinzi imibereho urimo, sinzi abanyegiputa ufite. Abanyegiputa ubundi bagiranwa na daimoni na satani n'ibitugora byose mu isi, nibo abanyegiputa. Amen. Niwumva abanyegiputa ugigeranya n'ibindi byose bibi biba ku isi byose. Amen. Uburwayi, ubukene, ubushomeri, kwangwa. Amen. Ibyo byose ni abanyegiputa. Nkuko Mose yatuye ngo abanyegiputa mureba n'umuzongera kubabona ukundi, nawe watura icyo kibazo cyawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubwira ubushomeri ngo wabushomeri bwe sinzongera kubona ukundi. Amen. Haleluya. Ngo wabushomeri bwe sinzongera kubona ukundi. Amen. Haleluya. Wacyangiro we cyakindi. Hari igihe umuntu agira icyangiro abantu bose bakamwanga nta kintu yakoze. Amen. Ukibwira ngo wacyangira, reka nkubwire ibanga. Ujye wihanura mbere yuko utega abandi bahanuzi. Ufata ijambo ry'Imana nkuko Mose yahanurira Abisiraheli, numara kurifata ugire gute? Uryature, urisengeremo, urivugiremo, uryaturemo kugira neza kw'Imana. Haleluya. Kuko Uwiteka bahari kugira ngo yumve icyo watura. Amen. Uwiteka baguteza amatwi kugira ngo yumve icyo uvuga. Amen. Tubona ngo Mose Loti amaze gutandukana na Abrahamu, Imana iramubaza ngo urareba iki? Haleluya. Aravuga ngo aho uri burebe hose ngo ndahaguha. Amen. Yesu ashimwe cyane. No kuvuga ngo ibitwica buri muri twe nibidukiza biri muri twe. Tangira rero wature mu izina rya Yesu. Tangira ureme, mu kanwa kawe harimo imbaraga zirema ibintu bikaba. Haleluya. Harimo imbaraga zirema bigakoreka, hari imbaraga zivuga ubuzima bugahinduka, hari imbaraga zivuga ibyanze kumva bikumva. Kuko reka nkubwire ikindi kintu. Haleluya. Nkubwira kandi kantu, uko imibereho ikubwira ukumva, nawe iyo uyibwiye irumva. Haleluya. Nawe iyo ubibwiye birumva mu izina rya Yesu. Turimo gusoza rero, nashaka kukwibutsa ngo twiga ku mutwe w'amagambo uvuga ngo imbaraga z'ijambo rirema ziri muri wowe. Haleluya. Imbaraga z'ijambo rirema riri muri wowe. Atura ijambo, icyo ubwira Imana iracyumva igikore mu izina rya Yesu. Kadusenge dusoza. Imana bagire neza abakunzi ba Naweza TV. Mujye mukomeza mukore comments, biradufasha bigatuma tumenya ko kugira neza kw'Imana kwabagezeho. Kadusenge mu izina rya Yesu. Data udukunda kandi utwitaho, Papa se umwami wacu Yesu Kristo, kuri amanywa tuguhaye icyubahiro mwami, tugushize hejuru mwami w'abami. Turagushimiye kuri mwiza kandi ukiranuka. Turagushimiye kuri Imana y'agakiza kacu. Twakuboneyeho umugisha Papa. Niyo mpamvu dutinyuka guhamya neza yawe, tugabwira abantu amagambo yururutse imitima, kuko uri uwo kwizerwa mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese uzabona iri jambo ryawe rizamukize, rizamureme n'ibyiringiro byo kurema mu izina rya Yesu, byo gutegeka imibereho yose yavugaga ayitegeke. Kuko mwami iyo dutegekeye mu ijambo ryawe biraba kandi bigakomera. Urakoze Papa. Dusenze twizeye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Haleluya. Shalom. Turabakunda mu izina rya Yesu. Amen.